Turabashuhuje murakoze kubana natwe aho dukomeza gusoma Bibiliya, tugeze mu gitabo cya Nehemiya igice cya 7. Amazina y'abavuye mu bunyage biboneka no muri Ezira igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza 70. Bukeye inkike yuzuye maze no guteraho inzugi, ngashyiraho n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abalewi, nuko mpa mwene data Hanani na Hananiya umutware w'igihome ubutware bw'i Yerusalemu, kuko yari umuntu wo kwizerwa arusha benshi kubaha Imana. Ndabategeka nti inzugi z'i Yerusalemu ntizigakingurwe hataraba ku gasusuruko, kandi nibahagarara bagikumiriye bajye bakinga inzugi, muzikomereshe ibihindizo, kandi mujye mushyiraho abarinzi bo mu b'i Yerusalemu, umuntu wese mu gihe cye, kandi umuntu wese yitegeye inzu ye. Umudugudu wari munini kandi mugari, ariko abantu bari bawurimo bari bake, n'amazu yari atarubakwa. Hanyuma Imana yanjye inshyiramo umutima wo guteranya imfura n'abatware n'abantu, ngo babarwe uko kuvuka kwabo kwari kuri. Mbona igitabo cyanditswemo ababanje kuzamuka uko kuvuka kwari kuri, nsanga cyanditswemo ngo aba ni bo bantu bo mu gihugu bazamutse bakava mu bunyage, bava mu bajyanywe ari imbohe na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, kandi nibo basubiye i Yerusalemu n'i Buyuda, umuntu wese asubira mu mudugudu w'iwabo. Nibo bazanywe na Zerubabeli na Yeshuwa na Nehemiya na Azariya na Ramiya na Nahamani na Moridekayi na Bilishani na Misipereti na Bigivayi na Nehumu na Bana. Umubare w'abagabo b'Abisirayeli ni uyu: bene Paroshi ni 2,172, bene Shefatiya ni 372, bene Ara ni 652, bene Pahatimowabu bo muri bene Yoshuwa na Yowabu ni 2,818, bene Yeramu ni 1,254, bene Zatu ni 845, bene Zakayi ni 760, bene Binuwi ni 648, bene Bebayi ni 628, bene Azigadi ni 2,322, bene Adonikamu ni 667, bene Bigivayi ni 2,067, bene Adini ni 655, bene Ateri wa Hezekiya ni 98, bene Hashumu ni 328, bene Besayi ni 324, bene Harifu ni 112, bene Gibeyoni ni 95, ab'i Betelehemu n'ab'i Netofa ni 188, aba Anatoti ni 128, ab'i Betazimaveti ni 42, ab'i Kiriyateyarimu n'i Kefira n'i Beroti ni 743, ab'i Rama n'i Geba ni 621, ab'i Mikimasi ni 122, ab'i Beteri na Ayi ni 123, ab'i Nebo yindi ni 52, aba Elamu yindi ni 1,244, bene Harimu ni 320, ab'i Yeriko ni 345, ab'i Lodi n'i Hadidi na Ono ni 721, ab'i Senaya ni 3,930, abatambyi bene Yedaya bo mu muryango wa Yoshuwa
ni 973. Bene Imeri ni 1052. Bene Pashuri ni 1247. Bene Harimu ni 1017. Abalewi nabo ni aba: bene Yoshuwa wa Kadimiyeli wo muri bene Hodeva ni 74. N'abaririmbyi bene Asafu ni 148. N'abakumirizi bene Shalumu ni bene Ateri na bene Talimoni na bene Akubu na bene Hatita na bene Shobayi ni 138. N'abanetinimu bene Siha na bene Hasufa na bene Tabawoti na bene Kerosi na bene Siya na bene Padoni na bene Lebana na bene Hagaba na bene Shurumayi na bene Hanani na bene Gideli na bene Gahari na bene Reyaya na bene Resini na bene Nekoda na bene Gazamu na bene Uza na bene Paseya na bene Besayi na bene Meyunimu na bene Nefushesimu na bene Bakibuki na bene Hakufa na bene Haruhuri na bene Basiriti na bene Mehida na bene Harisha na bene Barikosi na bene Sisera na bene Tema na bene Nesiya na bene Hatifa. N'abuzukuruza n'abagaragu ba Salomo bene Sotayi na bene Sofereti na bene Perida na bene Yala na bene Darikoni na bene Gideli na bene Shefatiya na bene Hatiri na bene Pokereti-Hasebayimu na bene Amoni. Abanetinimu bose n'abuzukuruza b'abagaragu ba Salomo bari 392. Kandi aba nibo bazamutse bava i Terimera n'i Teriharisha n'i Keribu na Adoni na Imeri, ariko ntibabasha kwerekana amazu ya ba sekuruza cyangwa kuvuka kwabo ngo bihamye ko ari Abisirayeli. Bene Delaya na bene Tobiya na bene Nekoda ni 642. Kandi mu batambyi harimo bene Hobaya na bene Hakosi na bene Barizarayi washatse umugore mu bakobwa ba Barizarayi Umunyagaleyadi akamwitirirwa. Abo bashatse aho banditswe mu babazwe uko kuvuka kwabo kwari kuri ntibababona. Nicyo cyatumye batekerezwa nk'abahumanye bakabakura mu butambyi. Umutirushata ababwira yuko batarya ku bintu byejejwe cyane, kugeza ubwo hazaboneka umutambyi ufite umutima ufite Urimu na Tumimu. Iteraniro ryose ryari 9,260, udashyizeho abagaragu babo n'abaja babo. Umubare wabo wari 7,337, kandi bari kumwe n'abaririmbyi b'abagabo n'abagore 245. Amafarashi yabo yari 736, n'inyumbu zari 245, n'ingamiya zabo zari 435, n'indogobe zabo zari 6,720. Kandi bamwe mu batware b'amazu ya ba sekuruza batanze ibyo gufasha umurimo. Umutirushata ashyira mu bubiko idariki z'izahabu 1,000, n'ibyungu 50, n'imyambaro y'abatambyi 530.
Bamwe mu batware b'amazu ya ba sekuruza bashyira mu bubiko idariki z'izahabu inzovu ebyiri n'indatira z'ifeza 2,200. Kandi by'abandi bantu batanze byari idariki z'izahabu inzovu ebyiri n'indatira z'ifeza 2,000 n'imyambaro y'abatambyi 67. Maze abatambyi n'abalewi n'abakumirizi n'abaririmbyi n'abantu bamwe n'abanetimu n'Abisirayeli bose baba mu midugudu yabo, ndetse ukwezi kwa karindwi kwabonetse Abisirayeli barageze mu midugudu yabo. Basoma amategeko barayasobanura. Maze abantu bose bateranira icyarimwe ku karubanda ku irembo ry'amazi, babwira Ezira umwanditsi ngo azane igitabo cy'amategeko ya Mose ayo Uwiteka yategetse Abisirayeli. Nuko ku munsi wa mbere w'ukwezi kwa karindwi, Ezira umutambyi azana amategeko imbere y'iteraniro ry'abagabo n'abagore n'abantu bose bajijutse. Ayo mategeko ayasomera ku karubanda ku irembo ry'amazi, ahera mu gitondo kare ageza ku manywa y'ihangu. Abagabo n'abagore n'abandi bantu bajijutse bari bari aho. Bose bari bateze amatwi ngo bumve igitabo cy'amategeko. Nuko Ezira umwanditsi ahagarara ku ruhimbi rw'ibiti rwabarijwe uwo murimo. Iruhande rwe mu kuboko kw'iburyo hahagarara Matitiya na Shema na Anaya na Uriya na Hilukiya na Maseya. Ibumoso hahagarara Pedaya na Mishayeli na Malikiya na Hashimu na Heshibadana na Zekariya na Mashulamu. Nuko Ezira arambura igitabo imbere y'abantu bose kuko yari abisumbuye, maze akirambuye abantu bose barahaguruka. Ezira ashima Uwiteka Imana nkuru. Abantu bose barikiriza bati Amen, Amen. Batega amaboko maze bubika imitwe, baramya Uwiteka bubitse amaso yabo hasi. Kandi Yoshuwa na Bani na Sherebiya na Yamini na Akubu na Shebatayi na Hodiya na Maseya na Kerita na Azariya na Yozabadi na Hanani na Peraya n'Abalewi basobanurira abantu amategeko, abantu bahagaze aho. Basoma mu gitabo amategeko y'Imana. Gusoma kumvikana, barasobanura kugira ngo abantu bamenye ibyasomwaga. Nehemiya ari we umutirushata na Ezira umutambyi n'umwanditsi n'Abalewi bigishaga abantu, babwira abantu bose bati uyu munsi ni umunsi werejwe Uwiteka Imana yanyu, ntimubabare kandi ntimurire, kuko abantu bose bariraga uko bumvaga amagambo yo mu mategeko. Maze arababwira ati nimugende murye inyama z'ibinure, munywe ibiryohereye, mwoherereze amafunguro abadafite icyo bahishiwe, kuko uyu munsi ari umunsi werejwe Uwiteka wacu, kandi ntimugire agahinda kuko kwishimana Uwiteka arizo ntege zanyu. Nuko Abalewi bahoza abantu bose bati nimuceceke kuko uyu munsi ari uwera, kandi ntimugire agahinda. Maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi, kuko bamenye amagambo babwirijwe. Iminsi mikuru y'ingando bayisubizaho. Ku munsi wa kabiri hateranira abatware b'amazu ya ba sekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'Abalewi, bateranira kuri Ezira umwanditsi, bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Babona ibyanditswe mu mategeko uko Uwiteka yabitegekesheje Mose, yuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu birori byo mu kwezi kwa karindwi, kandi yuko bararika bakamamaza mu midugudu yabo yose n'i Yerusalemu bati nimusohoke mujye ku musozi, muzane amashami y'imyelayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikamye, muce ingando nk'uko byanditswe. Nuko abantu barasohoka
bazana amashami bicira ingando, umuntu wese ayica hejuru y'inzu ye no mu bikari byabo no mu bikari by'inzu y'Imana no ku karubanda kw'irembo ry'amazi no ku karubanda handi kw'irembo rya Efurayimu. Iteraniro ryose ry'abari bagarutse bava mu bunyage baca ingando baziraramo, ariko uhereye mu gihe cya Yosuwa mwene Nuni ukageza kuri uwo munsi ntabwo Abisirayeli bagenzaga batyo. Ubwo habaho umunezero mwinshi cyane. Kandi Ezira yahereye ku munsi wa mbere w'ibirori ageza ku munsi wa nyuma asoma igitabo cy'amategeko y'Imana uko bukeye. Bagira ibirori by'iminsi 7, ku wa munani habaho guterana kwera nk'uko itegeko ryari riri. Murakoze, reka turekere aha, tuzakomeza ejo. Imana ibahe umugisha.